inzovu y'imirindi. Iyi foto se ibintu ndi kubona nibyo cyane ntago ari byo. Nibyo? Wapi ntago byashoboka. Kubera utabyumva. Igicoco gusa. Ako mbona ese kutishima ifite yashe Noella ubundi niba uyu muntu ndi kureba ari we. Ubuyobozi ndetse mbure. Nese kutamwishimiye. Oya nta kuntu mushiki wanjye yananira ngo ncabura abaturage baho ngaho. Noella ubundi ndamukunda nushaka ukora icyo bakagombye gukora. Ntabwo ngiye mbyumva. Noella ndakumva. Mbabare ntuzi kwinjira no muri ino nzu nakwica. Kuko nakwica urebye nabi. Mushiki wanjye ntekereje umutwe koko akunda nini ikirara kitagira n'inzu mana yanjye we reka nigende ntaza gutuma ncwana nawe njye kureba kiriya kirara cyasase. Amakuru boss. Madunguri. Yego boss rugwire. Ko wakeyera. Yenda seruka rega. Iyo kote sori tije none. Iyi ni byanje rwose. Nari kuzanye nari mumwe. Madungu orasetsa. No sori kana mukuri. Nenda kugutelefone. Urije kunira telefone. Hari umuntu cyagwamagara. Mwena abakinga n'ibintu byo kutakira da. Ashe. Muhaye iminota 5 yonyine. 5. Nagara. Kugukorera inyuma se screen dore rahanga. Sikirini? Sikirini. Madungu kunani. Iragoye reka. Ahubwo kamubwira nimero kiriremo. Kibazo. Let's go. Gambi 8 Iki? Zimese zibaho. Mpamagarira ahubwo, mpamagarira. 7 9 Zimese ko nzifitemo. No irashira amakenga ushaka kumamagarira iki? Goma kumamagara ibintu makenga yankoreye. Makenga se gukorera iki uri mwarisho? Tujya dukorane dimu. Agenda iyo dimu twakoze sa yese agiye bona makazi. Yabonye amakazi muri iyo dimu. Ntabwo byibuka se. Kana ukaza ari wowe wakamuhaye. 30. Ako kazi. Akazi namaise ko kundinda. Nase ni mwe mwapanze ko yambyibutse noneho. Niya diru. Ntabwo yibuka. Tu abantu nabo bukanze. Abantu bankanze. Ni bande. Ntabwo ubonye umuntu ufite amashaka cyo none ufite ipanga. Winyibutse ibyo bintu Madungu. So ndabigoye nande. None wari ufite mazagu ninde? Dongore. Ni wowe. Nitawe Madungu. Ako hano kafu boss. Cyara. Utabitara. Yani soni. Matinyuke mu nkange. Ko boss nuko kwimana ngo ntawe nari bigambera ni macenga wancutse kuri rwose ni macenga wancutse. Korera iki Madungu? Mbabari. Asa kuki nkankanze. Macenga se bonde ungigira we mukorana ndiro akamuvamo kamuriga. None iki? Boss mbabari mbabara rwose ndakwinyu. Ay wala ko he. Abana boss. Ejo tuzaza kugira. Kiriya nicyo kibazo. Iki ntago bagiteka. Kaceze. Oya dore heza kiriya nicyo cyiza. Ariko mwana wa nibagiye kukubaza. Wabonye ibintu wankoreye? Wabonye ukuntu wantanyije na sko koko?
Koko nzagira umugabo mubi n'abana babe wakwisubiyeho. Ni iki cyatumye wiba? Uzi umugeri hamubise mu gatuza inkoni none. Ako sari ndagukubita sa makosa yawe. Nese buriya kari amafaranga nayabuze. Wize kwiba koko gute? Nese papa wese yiba. Ako se wagira gakubita igoryi. Iso niba azajya yiba nawe uzajya wiba se? Papa yarambwiye ngo umwana agenda nkase. None yaribyo nyine nanjye naribyo. Urumva ari byiza rero. Si byiza ariko nuko nawe yabikoze. Nzongera kubura amafaranga yanjye. Nzagukubita. Wa mwana wajya witwara neza ntago ari uko twarezwe. Uzanyikubitire ko papa nazangu. Nzamubwira ngo yongera gukubita ne utazabireka. Uzi umugeri yankubise. Ese uzi ko njye ntari nababaye. Buriya uzi ukuntu twatonganye. Ako ni Rego ugaramye ufite amafaranga. Arambwira ngo umwana agenda nkase. None nawe urumva ushaka kuba umujura. Yibye ibihumbi 40 nyine ngiye naragabanyije ntwara 20. Ariko mbwira ikintu kimwe. Uzongera kwiba? Kwiba ni bibi. Ariko niyongera kwiba nanjye nziba. Hoye. Nutangira uzahera mu rugo wiba. Wiba ibyo mu rugo. Nubibura uzajye kwiba n'abantu babandi. Bagufate bakwita igisambo. Bakwirukankane n'impiri. Ibyo nibyo ushaka se mwana wa? Ako nyine nawe. Aya ariko rwose ndagukunda ujye umbabara ntukancavuze. Hoya yari yarakaye rwose ariko ni we wabiteye. Ako nyine kubera wowe winsabye ntago nzongera kubikora. Ntago uzongera? Mwana wa rwose ndishimye niba utazongera. Reka twirebera ibi bitoki. Aho ubundi sinakibonye icyo tuzateka ejo ra. Ako kiriya nicyo kibazo. Kiriya. Aya. Hoya wowe uri kureba ikitaribwa. Kira ntabwo kiribwa. Nese ibitoki byose se babirya. Ego mwana ntabwo byose babirya ari n'ibyo bengamo imineke n'iki kirere. Dore n'iki kigenda gakwerwa n'icyo mukwezi gutaha wenda se. Ya. Nahimaze iminsi narataganganye. Nirukaga siporo. Ikintu bita siporo rwose. Ahantu se ndacyahibwa sha. Hakubonye irambwa igirira ikimenyere. Ni hahandi. Ya. Aso ahantu hazakorwa isuku nande. Yewe, nawera nahaza nzamenya ko yize byinshi. Yewe! Kirisito umwami w'abantu. Sha. Oya siporo ntibivuze ngo nukurwana ahubwo nugukora imyitozo ngororamubiri. Hako ubundi ubu ngubu igihe nakubwira ngo ubake inzu yawe urabona twira twikwirukankaho wowe igiki. Erega amafaranga arimo arashakwa boss. Ushaka reba igihe imyaka 2 irashize wowe nirwo nkwirukankaho. Wowe na wa mushenze ngo ni hage yitwa. Ubwo uri kuvuga amadunguri? Nago mbize ngo nimba ari maki izi nzu turazisenya. Ariko rero naguhaye amahirwe ndakureka ako turazisenya. Twumvikane. Ako ubundi ubona ko ibintu biba bimeze nabi nawe muri iki gihe. Ugira sheri. Ugira sheri. Sheri? Yari se ndamufite ariko anjye biba byaranyobeye nibaza naho namutungira hakanshana. Nose ubuhundi ubu ngubu wumva ubaye huto wumva uzamutunguye. Uzamutunguye. Ko abandi bose babatunga. Se muyobo koko nkubeshye ufite ibibazo. Ufite ibibazo bikomeye cyane. Byoroshye se ahubwo nanjye ndabona nukumpa n'umuganda mukanyubakira ko ndabona bimeze nabi rwose. Ariko aya ni amahirwe ya nyuma muhaye. Aya ni amahirwe ya nyuma muhaye. Ase muyobo nawe. Ako nawe mujye mushyira mu gaciro. Ndi umusore nibyo. Nani wacu ngira iwacu bitabye Imana kera. Bansigaha inzu yansaziyeho nabuze n'amafaranga ngo nyubake. Reba igihe twakugiriye inama. Nzana n'umugore warugwira hangana. Ntubyibuka? Cyo genda kibuka ariko nyine ndimo urabona ko hashize imyaka ingahe.
ejo bundi rero nazanye umufundi gatereho ka karabasasa umuceza ako umuntu w'umugabo reba ko nta hantu hasa ibyatsi wangiza ubu se sheri wawe ubundi aragusura isuku ikorwa n'abagore rega kandi njyewe sinashobora gufata umweyo ngo nuname nkubure ubundi se yari yagusura sheri sheri wawe yari yagusura sheri wanjye yari yansura sheri wanjye rero ibyanjye nawe nibirebe kubimbaza byaba bigoranye ni uwa hehe se ubundi ni uwa ese ko numva umumbaza cyane sheri wanjye reka nshaka ko mumbwira nkamenya umuntu uzaza ahangaha muri wa mudugudu reba hirya yo gutambika agahita uzamuka ntako make ubundi uri muzima mbese ntago nzi uwo mudugudu neza ariko nyine urazamuka uhita ubona urugo nyine inzu nziza yubatse ukuntu hariho n'akandi kantu kameze nka gutya nyine nk'agaseke ugahita ugerayo niho sheri wanjye atuye sheri wanjye ni mwiza ewana sinzi ariko niba ni inzu yayisesiramo ariko ubundi diyama ziri murazizi harimo diyama harimo kopure benzine ndi bashyira mu ndege ndege ngo kubera cya cyo moto y'igifungura habaye iki nyine nicyo ndi kukubwira harimo diyama benzine izo diyama rero zazikoresha ubaka inzu yawe nzazi sawa none ni magamo nshaka kuvugana nawe sawa murakoze rwose muyobozi bazaragiye yose yagiye akosubu muyobozi yaraje kubaza ikimakenga ntiwasanga ngo yamubwiye bya bintu byacu bakaba bagiye kudukukumba